ugahita utegeka uwo muntu ukavuga ati igihe umaze igihe wunamye wikwirirwa uvuze induru ugenda wibi. Umuntu yajya kubera umutwaro bakamufata agafungwa kubera umutwaro ahetse. Nabonaga umuntu abantu bahetse imitwaro bahetse ntago ari ku mutwe, iri ku bitugu. Iyi mitwaro bari bahetse iri ku bitugu, nabonaga umuntu ugiye uhetse aho kugira ngo abererekere undi akabasekuye undi umutwe, kubera ko wasekuye nawe ahetse umutwaro. Ntawe ureba imbere. Ijuru rirano ngo mbabwire ngo mwebwe mumaze igihe muhetse umutwaro, ijuru rije kubatabara, kubera yuko ntabwo ijoro ryo ryabakesha umutwaro. Oya ni shitani n'ingabo ze byahagurutse biguhekesha umutwaro kugira ngo utarebe iyo ujya, utabona ibimenyetso by'ibyiza. Ariko muri aya masengesho ugiye kubona imbaraga zibohora zigukuraho uyu mutwaro. Nabonaga umuntu ahetse umutwaro akubaka inzu nziza, yayubaka kubera umutwaro ukamutegeka kuyigurisha, bikarangira agiye mu bukode kandi yari yubakiye inzu ye. Umutwaro ukamuteza ibibazo, ukamuteza kugenda ajya mu madeni, bagateza inzu cyamunara. Nabonye abantu bahetse umutwaro mu bitugu, umuntu agakora ubukwe akabyara, hashira igihe gito y'urugo akaruta kubera umutwaro. Nabonaga umuntu ahetse umutwaro ari umubyeyi wabonaga w'icyubahiro w'ahantu akorera ahantu runaka heza, ariko umutwaro ukamubana ikigeragezo, bigatuma urugo rwavuga ati ntago ari urugo, akijujuta kubera umutwaro. Ariko amakuru nkuzaniye ni amakuru meza yo kuvuga ngo igihe umaze uhetse umutwaro kirangiye gute? Ndashaka kuvuga umuntu uhetse umutwaro ibintu bitatu bimuranga. Icyambere, umuntu uhetse umutwaro, icyambere ikimuranga agenda yunamye ntabarebe yajya. Icya kabiri, umuntu uhetse umutwaro aba ari mu kuvunika, kandi uburyo avunika abamureba ntago bazi imbaraga zimutsikamiye uko zingana zituma ari mu kuvunika, ntago baba babireba, cyakoze baba bareba ko yunamye. Icya gatatu, ntago abareba iyajya kandi abafite agamije ahajya. Ibintu bitatu rero bigaragaza yuko uhetse umutwaro uri mu kuvunika, mu rugo rwawe urimo uravunika, mu bucuruzi urimo uravunika, wawe ukorera muri office urimo uravunika, mu bintu byose urimo uravunika. Nabwe ngo ni umutwaro uhetse ku bitugu, ntago uri ku mutwe. Buriya namba no kwikorera ku mutwe. Iyo wikorera ku mutwe ubureba imbere, iyo ukorera ku mutwe ntago wagonga umuntu kuko ubureba ubuzo guhura nawe. Ariko shitani ingabo ze baravuga ati turamuka tumushyize ku mutwe arareba, katubanze tumucurika amaso ayarebesha hasi, ibitekerezo birebe hasi, noneho ubundi hasigaye tumuvune. Ni ikintu cy'intangaje gikomeye. Ikindi, umuntu ufite ibintu bitatu bigaragaza ko umutwaro wamuvuyeho. Icyambere, iyo umutwaro kuvuye ku bitugu urahagarara ukema, uhagarara ukema. Icya kabiri, iyo umutwaro kuvuye ku bitugu ntabwo uba ukivunika. Icya gatatu, iyo umutwaro kuvuye ku bitugu uba ureba iyo ujya, ntabwo wagongana n'umuntu. Ariko ijambo ryavuze ngo uyu munsi ndagukuraho umutwaro baguhekesheje. Ndagukuraho umutwaro baguhekesheje, ndagukuraho n'uburetwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Gusigwa ni ugusenga, gusenga ni ukuganira n'Imana. Turi mu masengesho. Hanyuma y'umutwaro hari n'uburetwa washyizweho. Uburetwa ntiwamumenye. Uburetwa, ifoto yawe barayitwaye baragenda barayitongera, batwaye imisitsi yawe baragenda barayitongera. Niyo mpamvu uryama ugasanga imbeba zaje zirakurasaga z'abarozi. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenyeshe ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu.
Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere. Baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, amenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. tuje nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza dukurikira aho uherereye hose. ni ko mwebwe Bera Ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. nk'uko mubimenyereye turacyari muri ya masengesho ya nimugoroba mu kiganiro mwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. ariko muri iki cyumweru nyine ni amasengesho nk'uko twagiye dukomeza kubibabwira. amazina ni Jerry, ndagarutse ntabwo ndi njyenyine, ndacyari kumwe n'umukozi w'Imana Silas. nguhaye ikaze, wiriwe neza? Yego, ndashima Imana ko meze neza, ndashima Imana ko nguwe neza muri uyu mugoroba. Turi mu bihe byiza by'amasengesho. Yego, mu bihe byiza by'amasengesho, kandi ndanabashimira ko bakomeje kubana natwe, bakomeje kutwereka ko turi kumwe, mbese bagaragaje gukomera kw'imbaraga bafite n'ibitekerezo bagiye baduha abakurikirana ubumwe bw'abera. nkunda kuvuga ngo Imana ibahe kurama, muri beza mwa bakobwa mwe, mwa basore mwe, namwe babyeyi, namwe bagabo, Imana ibampere kurama, murame mufite amahirwe y'ubuzima bw'ibintu ibyo ari byo byose. ariko nanone ikindi, yego, twifuriza mushumba gukira. mushumba ararwaye, muramuzi, agenda duha ibintu byinshi bitandukanye, byinshi twamwigiyeho, ibintu byinshi bitandukanye. hari abo yafashije kubohoka, hari abo yafashije kumenya inzozi, hari abo yafashije kumenya aho bari bakamenya n'ibyo barwana nabyo, ndetse bakanabyikuramo, kubera yuko Imana yamuhaye iyo mpano ndetse yo gusobanura inzozi, akaduha ibintu byinshi by'ubwenge muri ubu buzima. rero ndagira ngo mbabwire ngo mwese abakurikiranye ubumwe bw'abera mumenye ko arwaye, umusure, mumuhamagare. muraba mukoze umurimo mwiza. ngo nari nshonje mu gihe cyo kugororwa nari nshonje nimwangaburira, nari nambaye ubusa nimwanyambika, nari ndwaye ariko nimwanansura. rero twebwe nk'abantu baba ku bumwe bw'abera, ndabizi ko mugira umuco wanyu ni ugusurana. impamvu mba mbivuze ngo umuco wanyu ni uko nzi ko mwangiriye neza, mwaransuye. ntabwo rero umushumba mwabura kutamusura, ntabwo mwabura kutamuganiriza no kutamwifuriza ibyiza, kubera yuko yababwiye ibintu by'ubwenge kandi bibakura ahantu habi. ararwaye rero, mukomeze, mumusure, mumusengere. ikindi gikomeye, ubonye utanamugeraho, ushobora kuba utagera mu rugo, ushobora kuba utagera kwa muganga, ariko wanakanda akanyenyeri nako kareba mu bintu bituma twegerana, ukamuhereza amafaranga, akagura. ndabizi ko musanzwe mubikora, akaba yagura imbuto. umurwayi akenera imbuto, akenera imiti, arimo aragura imiti ikaze kandi ihenze. ndagira ngo rero nabyo mugomba kubikora, nabyo byababera byiza, kuko nanjye mwarayinguriye. nanjye nari ndwaye igihe nari ndwaye, mwarayinguriye rwose. ndabashimira, nishyuye amafaranga menshi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi amafaranga yaraturutse kuri mwebwe mwese. Imana ikomeze kubaha umugisha ibyo mwakoze. rero muri aya masengesho dufite ubuzima bwo kongera kubaho, kuko ntabwo Imana yadukurira amaho muri aya masengesho. rero ndimo ndabona ari mu guseka, bisobanuye ko aya masengesho ari ikimenyetso cy'ibyiza yakuyemo, gituma ari mu guseka. ikimenyetso cy'ibyiza wakuyemo gituma uri mu guseka. burya haseka umuntu unezerewe, n'abandi Imana ibahe kunezerwa. kuko niyo hari umuntu usetse atanezerewe, ntabwo agaragaza inyinya. aseka asa nk'ukwena, umuntu akongera akawugarura kubera akababaye. ariko we nabonaga rwose ugaragaza inyinya, uri mu guseka cyane rwose, ibintu bimeze neza. bisobanuye ngo inzira yawe wabonye yatangiye kubohoka muri aya masengesho. ibimenyetso by'ibyiza rega bikomeza kugenda n'abizera. aho abantu bose rero bari badukurikiranye, ineza y'Imana ikomeze kubabaho. Amen. ndumva badusengera. njyewe turagushimiye Mana yacu, turagushimiye yuko uri umukozi w'umuhanga, turagushimiye yuko uhora ubana natwe
no muri iki kiganiro rero turagira ngo utwiyereke, ushyire ku murongo ibitameze neza kandi uca inzira ahatari inzira. Abantu bose bagutegereje bakwizeye ubabere Imana, n'abatakwizera ubiyereke kandi bamenye ko uhari ubasha gukora ibyo batatekereza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hari abantu bari batazi yuko Gerard azi gusenga. Murabyumvise ko azi gusenga, Imana yaramuhamagaye, ni umuntu Imana yahamagaye. Hari abari batabizi kuzi gusenga. urabizi n'isengesho asenze kandi ry'imbaraga rikubita ibizimu n'ibidayimoni bigahunga. Tugiye gusoma ijambo dusanga mu muhanuzi Yesaya 10:27. Umuhanuzi Yesaya 10:27. Iyi mitwaro abantu bamaze igihe bahetse, Imana yambwiye ngo igiye gutura umuntu wese umutwaro amaze igihe ahetse. Ibice 10:27. Haravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, yego, kandi uzakurwa no mu buretwa bagushyizeho. Uburetwa bazamarwa no gusigwa. Ndekeraho. Murabyumvise. Uyu munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Nagiye kubona nkabona umukobwa afite umutwaro, kandi umutwaro ntabwo uri ku mutwe, ntabwo uri ku bitugu. Nkabona umusore ahetse umutwaro ku bitugu, nkabona umugabo ahetse umutwaro ku bitugu, nkabona umubyeyi ahetse umutwaro ku bitugu. Icyambabaje, ntabwo umutwaro utuma uhagarara ngo weme, ahubwo uraguhetamisha. Ntabwo utuma uhagarara ngo weme urebe iyo ujya, ahubwo uraguhetamisha ukareba hasi. Abari bahetse rero nabonaga abantu barimo kugenda, aho nkabona umuntu uko agenda ahetse umutwaro ku bitugu kandi aragenda yunamye. Ndabwirwa ngo Imana yababaye, ifasha umwanzuro wo kuza gutabara abantu bayo. Yego. Nkabona umusore mwiza ahetse umutwaro ku bitugu, yahetamye, umutwe urimo aragenda areba hasi kugira ngo arebe hejuru, umutwe urimo areba hasi ku kirenge cye. Ntarebe yajya, arashaka kugonga abantu. Nkabona umukobwa yahetamye, ntarebe yajya, arashaka kugonga abantu. Mbona abantu kubera imitwaro bahetse bagiye gukora impanuka bagongana. Uzi ko umuntu ashobora kuba afite umutwaro awuhetse, agatwara imodoka atwaye umutwaro akagera agasinzira. Kandi gusinzira utwaye imodoka umunota ni icyaha. Ni impanuka. Ni icyaha, urapfuye, birarangiye. Umutwaro rero nabona gutumye abantu basinzira batwaye bapfa. Nabonaga umutwaro utuma abantu ubahetamisha bakafata ngiye nta bukwe nzakora. Nabonaga umutwaro uhetamisha abantu, umuntu akiyahura, umwana w'umukobwa akiyahura mu byaha by'ubusambanyi. Nabonaga umutwaro uhetamisha abantu, umuntu akavuga ati aho gucuruza ndabiretse, amafaranga mbonye ndayariye, ndayamaze, nyanywera inzoga, ibintu byose mbivuyemo, kandi yabonye amafaranga yo kurangura. Nabonaga umuntu uhetse umutwaro awufite, awuhetse mu bitugu, aho kuvuga ati ngewe ngiye kubaha abantu, akubahuka igihugu, akubahuka abayobozi, akubahuka abamubyaye, kubera umutwaro wamuhetamishije arimo kureba hasi. Nabonaga abantu bahetse umutwaro ugahita utegeka uwo muntu, ukavuga ati igihe umaze igihe wunamye wikwirirwa uvuze induru, ugenda wibi. Umuntu yajya kubera umutwaro bakamufata agafungwa kubera umutwaro ahetse. Nabonaga abantu bahetse imitwaro bahetse ntabwo ari ku mutwe, iri ku bitugu. Iyi mitwaro bari bahetse iri ku bitugu, nabonaga umuntu ugiye uhetse aho kugira ngo abererekere undi akabasekuye undi umutwe, kubera ko wasekuye nawe ahetse umutwaro. Ntawe ureba imbere. Ijuru rirano ngo mbabwire ngo mwebwe mumaze igihe muhetse umutwaro, ijuru rije kubatabara, kubera yuko ntabwo ijoro ryo ryabakesha umutwaro. Oya,
oya ni shitani n'ingabo ze byahagurutse biguhekesha umutwaro kugira ngo utarebe iyo ujya, utabona ibimenyetso by'ibyiza. Ariko muri aya masengesho ugiye kubona imbaraga zibohora zigukuraho uyu mutwaro. Nabonaga umuntu ahetse umutwaro akubaka inzu nziza, yayubaka kubera umutwaro ukamutega kuyigurisha bikarangira agiye mu bukode, kandi yari yubakiye inzu ye. Umutwaro ukamuteza ibibazo, ukamuteza ibibazo, ukamuteza kugenda ajya mu madeni, bagateza inzu cyamunara. Nabonye abantu bahetse umutwaro mu bitugu, umuntu agakora ubukwe akabyara, hashira igihe gito y'urugo akaruta kubera umutwaro. Nabonaga umuntu ahetse umutwaro ari umubyeyi wabonaga w'icyubahiro w'ahantu akorera ahantu runaka heza, ariko umutwaro ukamubana ikigeragezo bigatuma urugo rwavuga ati ntago ari urugo, akijujuta kubera umutwaro. Ariko amakuru nkuzaniye ni amakuru meza yo kuvuga ngo igihe umaze uhetse umutwaro kirarangiye. Kirangiye gute? Ndashaka kuvuga umuntu uhetse umutwaro ibintu bitatu bimuranga. Icyambere, umuntu uhetse umutwaro, icyambere ikimuranga agenda yunamye ntabarebe yajya. Icya kabiri, umuntu uhetse umutwaro aba ari mu kuvunika, kandi uburyo avunika abamureba ntago bazi imbaraga zimutsikamiye uko zingana zituma ari mu kuvunika, ntago baba babireba, cyakoze baba bareba ko yunamye. Icya gatatu, ntago abareba yajya kandi abafite agamije ahajya. Ibintu bitatu rero bigaragaza yuko uhetse umutwaro uri mu kuvunika, mu rugo rwawe urimo uravunika, mu bucuruzi urimo uravunika, ukorera muri office urimo uravunika, mu bintu byose urimo uravunika. Nabwe ngo ni umutwaro uhetse ku bitugu, ntago uri ku mutwe. Buriya namba no kwikorera ku mutwe. Iyo wikorera ku mutwe ureba imbere, iyo ukorera ku mutwe ntago wagomba umuntu kuko ureba uwuzo guhora nawe. Ariko shitani n'ingabo ze baravuga turamuka tumushyize ku mutwe arareba, katubanze tumucurika amaso ayarebesha hasi, ibitekerezo birebe hasi, noneho ubundi hasigaye tumuvune. Ni ikintu cy'intangaje gikomeye. Ikindi, umuntu ufite ibintu bitatu bigaragaza ko umutwaro wamuvuyeho. Icyambere, iyo umutwaro wakuvuye ku bitugu urahagarara ukema, uhagarara ukema. Icya kabiri, iyo umutwaro wakuvuye ku bitugu ntabwo uba ukivunika. Icya gatatu, iyo umutwaro wakuvuye ku bitugu uba ureba iyo ujya, ntabwo wagongana n'umuntu. Ariko ijambo ryavuze ngo uyu munsi ndagukuraho umutwaro baguhekesheje. Ndagukuraho umutwaro baguhekesheje, ndagukuraho n'uburetwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Gusigwa ni ugusenga, gusenga ni ukuganira n'Imana. Turi mu masengesho. Hanyuma y'umutwaro hari n'uburetwa washyizweho. Uburetwa ntiwamumenye. Uburetwa, ifoto yawe barayitwaye baragenda barayitongera, batwaye imisitsi yawe baragenda barayitongera. Niyo mpamvu uryama ugasanga imbeba zaje zirakurasaga z'abarozi. Niyo mpamvu urota inzozi mbi, urota abagabo ba nijoro, urota abantu bakwirukankana, urota abantu bagutera ibyuma, urota ibintu byawe babitwaye. Kubera iki? Umva, hari uburetwa washyizweho ariko utazi uburyo bwaje. Bamaze gushyiraho umutwaro bawuguhekesheje, bagushyiraho n'ubu buretwa. Uburetwa buragufata, burakuzirika, bagushyira mu kazitiro. Ni akazitiro utagomba kwinyagambura, ni akazitiro utagomba kubonamo amahoro, ni akazitiro utagomba kubonamo ibyishimo, ni akazitiro shitani agomba kugabaho ibitero uko ashaka. Ariko ndagira ngo utangarize ngo muri aya masengesho ubu buretwa twashyizweho, ijuru rigitanze ihumure rivuga ngo rigukuyeho ubu buretwa, kuko uburetwa ubukuriweho mu masengesho. Ubwo gusenga ni ukuganira n'Imana, kandi kuganira n'Imana ni ukumva ibibazo ufite bigatuma Imana ibikemura, ikagukuraho uyu mutwaro baguhekesheje, igakuraho ubu buretwa washyizweho. Kubera ko uburetwa bukumazeho igihe nawe ntabwo ubuzi, uyu mutwaro kumazeho igihe nawe ntabwo uwuzi, ariko ijuru ryaho
ijuru ryavumbuye ubu buretwa umaze igihe bukuriho, wagira ngo mu bapfumu nubwo utapfuye ariko uhagaze nk'umuntu, ubundi bazi ko wapfuye, baragushyinguye, bagushyize mu isano, ni uburetwa, baravuga ngo urapfuye, ariko Imana ikomeza kuguhagararaho. Mu buretwa bagushyizeho, Imana yaguhaye abana ariko abadayimoni bashyira abana bawe mu buretwa. Imana yaguhaye umugabo ariko abadayimoni bashyira umugabo wawe mu buretwa. Imana yaguhaye gucuruza ariko abadayimoni bagushyize mu buretwa bwo guhora umera nk'ucururiza ubusa, ucururiza ubusa, uguza. Urimo uracuruza aho kugira ngo wunguke, urimo uraguza andi mafaranga yo gushyiramo aho kugira ngo wunguke, ubwo ni uburetwa. Aho kugira ngo wunguke ubike, aho kugira ngo wunguke utere imbere, uri mu buretwa bwo guhorokora, uguza, ni uburetwa. Bakoherereje inyatsi, ariko nagira ngo utangarize ngo muri uburetwa umaranye igihe, ijuru ritanze ubuzima muri aya masengesho. Riravuze ngo uyu mutwaro baguhekesheje ugiye kuva ku bitugu, uyu munsi ukuvuye ku bitugu, kandi ubu buretwa washyizweho bugiye kumadwa no gusigwa. Gusigwa ni ugusenga, ni ugusenga no kuganira n'Imana. Imana ishimwe kuba mukobwa wongeye kubona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe kuba musore wongeye kubona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe wa mugabo wongeye kubona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe wa mujye kongeye kubona ukuboko kwiza kw'Imana. Imana ishimwe wo gukurikirana ubumwe bw'abera kongeye kubona gutabarwa kw'Imana guturutse kuri yo kuje kugutabara. Imana ishimwe mu byo ukora, Imana irakuzi. Imana ishimwe mu buzima urimo, Imana irabuzi. Imana ishimwe kije kukurengera. Uburetwa umazemo igihe, Imana ije kwikorera. Muri ubu buretwa, muri izi ntambara umazemo igihe, ibintu byaragucanze, ibintu byarakuyobeye, urimo urarwana n'ibintu utazi, nawe utazi inkomoko, urimo urarota ibintu utazi aho biturutse, ababikoreje ntabwo bagushyize mu buretwa. Ariko muri ubu buretwa Imana iragutabaye, muri ubu buretwa Imana irakwimanye. Ndayo nkubwire ngo, nabwiwe ngo nkubwire ngo, Imana igukuyeho umutwaro baguhekesheje, igukuyeho uburetwa washyizweho, kandi uburetwa buzamarwa no gusigwa. Gusigwa ni ugusenga, gusenga ni ukuganira n'Imana. Imana ishimwe ko iyo twicaye imbere igukuye muri ubu buretwa. Iyo twicaye imbere igukuyeho uyu mutwaro. Iyo twicaye imbere iraguhumanuye. Iyo twicaye imbere irakuhagiye. Iyo twicaye imbere ikugize mushya. Iyo twicaye imbere iguhaye ubuzima. Iyo twicaye imbere iragukijije. Iyo twicaye imbere ikuremeye byose. Ari ibintu bigera muri bine mbonye ngiye kukubwira wowe nyirabyo. Icyambere, waguze imodoka ebyiri, zose zikora impanuka. Imwe ikora impanuka mu kwezi kumwe, indi ikora impanuka mu kundi kwezi. Izo zose ziracyari mu igaraje. Ndabwirwa ngo ni umwuka w'uburetwa washyizweho. Hari ifoto yawe watwawe, ushyirwaho umwuka w'uburetwa. Ikintu cyose ukoze kitagipfa ubusa, n'amafaranga ubonye ahita agenda utayabyaje andi musaruro. Numvise ijwi rimbwira ngo ubwire ngo Imana igukuyeho ubu buretwa washyizweho bwo kunyagwa ibyo wabonye. Wa kabiri, ni umumama waguze amazu atatu. Baramubwira ngo azahita abona abapangayi, na n'ubu amaze imyaka 3 nta bapangayi abona muri izo nzu. Arimo arijuru, taravuga ngo zira nzu naziguriye iki? Umva mama, Imana iravuze ngo igukuyeho uburetwa bw'imbaraga z'imyuka mibi batongeye kuri ziriya nzu zawe. Ugiye kubona abakiriya. Deko shandi edovema icyaga. Ndabwe ngo hari umuntu washakaga ibyangombwa, hari ibyangombwa washakaga, warabibuze. We wa mugabo we wabuze ibyangombwa. Ijuru riravuze ngo kubera nta manyanga urimo muri aya masengesho, Imana iguhaye ibyangombwa. Igukuyeho umutwaro wamaze igihe uhetse wo kubura ibyangombwa. Igukuyeho ubu buretwa. Imana yo mu ijuru ikoze ibintu bikomeye. Numvise n'ikindi, numvise ijwi rimbwira ngo Imana ihumanuye abantu bakurikiye amasengesho. Imana irabahumanuye, ibahaye ubuzima bw'ubumana, ibahaye izindi mbaraga, ibahaye ubundi butware. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa. Tugushimiye ko uzi bidasanzwe, urigaragaje nk'Imana. Urakoze, ukuyeho abantu imitwaro, ubakuyeho imitwaro. Abakobwa bari bahetse imitwaro, abasore bari bahetse imitwaro, abagabo bari bahetse imitwaro, ababyeyi bari bahetse imitwaro. Ubakuyeho imitwaro, udukuyeho ubu buretwa, ubakuyeho ubu buretwa. Uburetwa bwo kudakora ubukwe, uburetwa bwo kudacuruza ngo ubunguke, uburetwa bwo kudakubona amahirwe mu izina rya Yesu. Uburetwa kandi bumarwaho no gusigwa. Gusigwa ni ugusenga. Turasenze ngo Uwiteka wigaragaze nk'Imana. Turasenze ngo Uwiteka
uwiteka muri aya masengesho umuntu akubone, abone imbaraga zawe, abone ubutsinzi bwawe, abone igitinyiro endewa tando ema, abone gukomera kwawe, abone ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu. Ndategetse imbaraga z'Imana nizikubeho, ndategetse uburinzi bw'Imana nibukubeho, ndategetse ngo wakire ubuzima. Izi ndwara urwaye, ubu buretwa bw'indwara ndabwirukanye ku buzima bwawe, aka gasuzuguro ndakwirukanye ku buzima bwawe, ibi byaguhagurukiye ndabyirukanye ku buzima bwawe. Ndasabye nk'imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Urakoze nyiribihe, urakoze mutabazi, wowe udukuraho uburetwa, ukadukuraho umutwaro, ukatubohora, ukatwimana, ukadushyigikira, ukadukomeza. Ubikoreye kwiyubahisha ukurikiye ubumwe bw'abera. Niyakire ubuzima, niyakire imbaraga, niyakire igitinyiro, niyakire guhirwa, niyakire gutabarwa, niyakire imbaraga ziturutse ku mwami wacu Yesu Kristo. Turabigushimiye ko ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, muri abantu beza, kandi mukomeze musure mushumba, umuhamagare mukana n'akanyenyeri, umukiza abe hamwe namwe, muri abantu beza pe.